umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze, rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe, yinjizwa mu bumana ubundi umwe na data, ubundi umwe na data. Ibitambo ntabwo ari Imana yabishakaga. Iciye mu muhanuzi Yesaya ari guhanura, ari kubwira aba bantu b'Abisirayeli, niki gituma muza kundibatira urugo, muza niki ngo ibitambo by'ubwoko bwose ni bitagira ingano kandi ntabishaka. Imana ntiyigeze bishaka, Imana ntiyigeze ibyifuza, kubera ko nk'uko nabivuze bihisha abantu kubona imirimo yayo ikomeye, ahubwo bituma basigara birata imirimo y'intoki zabo. Iyo muza kunshengerera, ni Yesaya igice cya mbere guhera kuri 11 kugeza 15, iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Reba, nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Muri make ibi bintu nta mumaro bifite. Imibavu ni ikizira kuri jye. Oh my God, ni mwumve imibavu yo batambaga. Wenda ushaka kuvuga ngo ni uburyo bayitambaga? No, ahubwo impamvu bayitambaga, ushaka kuba utabyumva ko kwari uburyo bwo bahongerera Imana, bwari uburyo bwo kuyigusha neza. N'ubu njya mbyumva ngo tugushe Imana neza, imagine kugusha Imana neza. Who do you think God is? Utekereza ko Imana ari iki? Aha nibyo nkubwira, twihangiye ibintu byacu, nyamara abantu benshi ntibavumbuye ko ari ibintu twihangiye. Imana ntiwayigusha neza, iguwe neza. Imana niyo soko y'ibyishimo, niduha ku byishimo byayo, niyo idusangije ibyishimo byayo. Ntabwo ari twe tuyishimisha, nk'aho tudahari takwishima. Wibuke ikigira Imana, ubwo nivuga aho tudahari, kuko yaje guhitamo ko kubana nayo, twebwe nayo biba ibyishimo byayo. Ariko ntabwo bivuze ngo kuba Imana, ubundi bivuze ngo ntukeneye ubufasha bugushyigikira ngo ube icyo uri cyo, kuko ugomba kuba wihagije. So bivuga ngo Imana ntifite urukundo, Imana ni urukundo. Imana ntikeneye ibyishimo, ahubwo niyo soko y'iki? Y'ibyishimo. Imana ntabwo ikeneye imbaraga, kuko niyo soko y'iki? Y'imbaraga. Imana ntikeneye ubwenge uyigisha, kuko niyo soko y'iki? Y'ubwenge. Uri kubibona? So iyo rero utangiye gutekereza ngo nshaka kuyigusha neza, ubwo uri guhamya yuko ifite ukuntu itaguwe neza. Iyo rero si Imana, icyo ni igihangano, icyo yise ingabo zo mu ijuru, mu kimenyetso cyo kuvuga ni ibigirwamana. Mwasanga uri kuramya ibigirwamana, nabyo wayoboyemo abantu ngo bakore, kandi utabizi, utazi ko ibyo bintu ari ibigirwamana. Aratubwira ngo nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri njye. Imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Muzi icyari kwerekana ubwabyo ibyo binyuranye no gushaka kw'Imana, nabyo ni ibyaha. Uko gutamba ibitambo ni iki cyane? Iki stumiste mark, guhusha intego. Intego ni iki? Ni iki Imana yari ifite, yatekereje, cyangwa yashakaga, cyangwa yagize umuntu kuva isi ikiremwa. Isi iremwa, Adamu yagizwe iki? Yagizwe umutware ufite ubushobozi, yaremwe mu ishusho y'Imana. Icyaha cyabaye iki? Icyaha cyabaye gushidikanya, guhakana, kutemera ko aremwe mu ishusho y'Imana. Agahitamo kumva ijwi ry'inzoka rimubwira icyo atari cyo,
rikamubwira ngo ahubwo niba ushaka kuba cyo, niba ushaka gusa nayo, yo yarababeshye, yo niyo yababwije ukuri, ninjye uri kubabwiza ukuri. Iyo ushaka gusa nayo, iyo ushaka kumera nkayo, iyo ushaka kuyigeraho, dore icyo ugiye gukora, uraza gukora ibi, uraza gukora ibi, uraza gukora ibi. Ni muri iyo sanse ibitambo byaziye. Mu byo yababeshye yababwiye ngo icyo uri bukore, ngo murarya ku giti kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi, nimurya kuri iki giti nibwo muza guhinduka. Barahinduka iki batari cyo? Barahinduka iki Imana yarabaremye mu ishusho yayo byari bihagije? Bakundwa, ikinyoma ni ugushidikanya no kwanga icyo wagizwe cyo, ugahitamo gukurikiza imihango n'imigenzo, harimo no gutamba ibitambo ngo uhinduke icyo Imana yaguhereye ubuntu cyangwa yakugize. Ni muri uru rwego ari kuvuga ibyo ni ibyaha. Kubera iki? Kuko ni ukunyuranya no gushaka kwanjye. Gushaka kwanjye, muri abana banjye, ndabanezererwa kubera icyo nabagize cyo. Ariko iyo mugiye mukitandukanya, mukanga, mugahitamo, mugashidikanya kucyo nabagizeho, kibayobora mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. By the way, ndagira nkwibutse iki? Kubera kwitandukanya n'ishusho y'ukuri y'icyo turi cyo, niyo soko ituganisha mu bwoko bw'ibibi byose. Uburyo bwonyine dukira ni uburyo dushize, dutinyutse, tumenye yuko ibyo byose ntibikenewe, kubera ko bitadukiza, ahubwo icyo yatugize cyo ari cyo cyonyine gikenewe, anacyo cy'ingenzi. Biravuga ngo abamwe bose yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba nicyo cy'ingenzi. Kuba, to become, devenir, guhinduka, kuba. Kandi ibyo ntawe ubyiha, nibiha, nibitanga. Biravuga ngo niduha kuba muri Kristo Yesu. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu, si wowe ubyiha. So si ibyo uri gukora, si ibyo uri gutamba, si yo bazaga bafite mentality, mindset, imyumvire yo kuyigusha neza, yo kuyitambira ibi, no kubikora ibi. Imyumvire bari bafite conscience y'ibyaha mu mutima wabo. Iki kirere cyabo iravuga ndacyanze. Ndacyanze. Hagomba kubaho impinduka. Oh my God. Hagomba kubaho impinduka mu buryo mwumva ibintu, n'uburyo musabana nayo. Kuko yari yarabaretse. Reba imyaka bari bamaze igihe Yesaya yahanuraga. Hari hashize imyaka myinshi myinshi, barivumbagatanyije, barihindutse umwe, baranyoye, barariye ibitambo, baragiye babisariramo, barabyiyegurira, babibamo, babituramo, ntibari bacyumva who God is, Imana icyo ari cyo. So bazanaga ibyo byose baje kuyemeza. Imana iravuga ibi bintu simbishaka, ibi bintu byose ni akavuyo, ibintu byose ni ikibazo gikomeye. Nicyo yita ibyaha. Kunyuranya no gushaka kwayo, kunyuranya n'icyo yo yavugaga, kunyuranya n'icyari mu mutima wayo, kunyuranya n'intego zayo. Si ibyo yashakaga, byari ibihimbano. Imboneko z'amezi ni iminsi mikuru byanyu. Ibyo bintu by'imboneko z'amezi, iminsi mikuru, kandi wumve ngo ni iminsi mikuru byanyu. Mwategetswe, umutima wanjye urabyanga. Umutima wanjye urabyanga. Ibyo bintu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga. Can you imagine? Imana iri kuvuga ngo ibyo mwategetswe, uzivuga ngo mwategetswe, iri kuvuga ngo sinjye wabibategetse. Ushobora kuvuga hanyuma se ko Mose yabitegetse, nabi twabisobanuye yongera ngo ni byiza ko ukurikira n'izindi zabanje, kuko twagiye dusubiza ibibazo byari kuzibazwa. Kuko Mose yongeyeho, hari ibyo yongeyeho, abyongeyeho ku Bisirayeli, bibwira ko Imana ibishaka. Kumbe Mose, nk'uko Imana yabaretse, Mose ntiyari no kubabasha, ntiyari no kubashobora, yarabihoreye. Abashyiriraho ibyagombaga kubafasha, ariko atabibwiwe n'Imana, ariko byari mu bushobozi bwe nk'umuhanuzi kubikora, kandi yabikoranye n'umutima mubi. Icyo kibuke, yabikoze yumva n'iki cyabafasha. Arega bari bagoye. Uziko byatumye batagera. Mose naho yageze baramugoye, baramuvunnye umugabo w'Imana agwa mu butayu. So nta gitangaza rero ko
nk'ibi Imana yarabaretse permitted them ngo babikore, na Mose yarabaretse. Muribuka umunsi bashyizeho igitutu Aroni, Mose adahari, ngo nituzi ko wa wundi yabaye, ngo turemere Imana dusenge, akabaremera ikimasa nk'uko twabisomye. None se kuki Aroni nawe wari ubizi yabaremeye ikigirwamana? Kuki Mose ava ku musozi ataje ngo Mose Aroni apfe? Kuki? Aba bantu bashyizeho igitutu narabihorera, harabareka, ariko amahitamo si uko yari meza. Bamushyizeho igitutu turemera Imana, he left them. Uko igisubizo cyari kuboneka muri Kristo honyine. Uzi ikintu cyonyine kinangaza, niba muri ab'iki gihe bo Yesu yari ataraza, birumvikana hari byinshi, ubaho yaziye, twe noneho bimeze bite? Kwa hariho ngiye bindengera nkavuga ibi ni ibiki? Twumva ubutumwa bwiza, twumvisha ubutumwa bwiza, tuzi amateka, tuzi ibyabanje, ibyakurikiyeho, tuzi icyatumye Yesu aza, tuzi icyo yakoze. Ese tuzi message y'ubutumwa bwiza? Ese tuzi message ya Gikristo? Ubundi ubutumwa message ni iyi? Muri ibi byose twiga tubamo, ibi byose ubutumwa ubundi ni ubuhe burimo? Uzi ko ushobora kubaho imyaka yawe yose utazi ubutumwa, utazi message, ngo gushaka kuvuga ubutumwa nyabwo buri mu byanditswe byera muri Bible. Ushobora gutora icyo ugatora kiriya, ugahusha icy'ingenzi nk'uko mbivuga. Bakundwa, mbigarukeho, ubutumwa ni bumwe, ni Kristo, ni nawe ntumwa. Si amateka hano turi gushaka kugwa, ni Kristo Yesu, niwe butumwa bwiza. Ushobora kuba uzi byinshi, uri guhusha icy'ingenzi, ushobora kumenya amahame yose atandukanye, ntabwo wayamenya yose. Uzi impamvu utayamenya yose? Ni uko Kristo ari we cyegeranyo cy'amahame yose. Ntiwamenya ubwenge bwose kuko Kristo niwe bwenge bwose. Se ndi kuvuga message ni, uzi ko ushobora kubaho uri umukristo utazi message ya Gikristo. Uzi ngo message ya Kristo ni ugukora icyo ukareka icyo, ugakora icyo ukareka iki. Ukananirwa kumenya ko message ya Kristo ari Kristo ubwe, the person of Christ and his work. Kristo n'umurimo we. Ntabwo yaje kwigisha amahame n'ibindi nk'ibyo, yaje kutwishurira, kutwiyereka, kutwimenyesha, kutwiyereka. Ngo nitumumenya tumenye data, nitumara kumenya data duhite twimenya, kuko muri we nimwo dufitemo ishusho, kandi muri we niyo shusho y'Imana. So Kristo Yesu ni icyungo cy'umuntu n'Imana. Ibi bintu birakomeye. What is the message? Ubutumwa ni ubuhe? So abantu bahinduye ubutumwa ntibukiri Kristo, ubutumwa bwabaye ibindi. Nyamara muri uwo nimwo hari ubutsinzi, muri uwo nimwo hari ukunesha, muri uwo niho harimo ubutunzi bwose kandi butunganye, muri uwo niho harimo ubwenge bwose kandi buboneye, muri uwo niho hari ubutungane twifuza tutageraho ku bwacu, muri uwo niwe muti, niho hari satisfaction, kunyurwa kose umwana w'umuntu yashaka. Muri uwo harimo kuzura kwacu kose. Muri uwo, kuko tutazi ubutumwa, nitumenye n'uwatumwe, ntituzi, twibereye mu bindi byinshi uretse icyo cy'ingenzi. Yesaya arimo ahanura, arimo avuga ngo mwumve, ibyo bintu byose ndabyanze, amasabato yanyu, imboneko z'amezi byanyu, yabyitaga byanyu. Iki Mose yabyongeyeho kubera Abisirayeli. Ibyo kandi yabikoze mu mutima mwiza. Yesu yarabihamisha, arimo avuga ngo, bamubwira bati urwandiko Mose yaratubwiye ngo dusende abagore banyu, aravuga mube munkijije. Yego paraphrase. Ahubwo ibyo yabivuze kubwo imitima yanyu igoranye. Ariko nishali imbere siko byari bimeze. Naho ndagira ngo wumve, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutege ibiganza, nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ubwo kuko bari kuyasenga mu buryo bwabo, basenga ibigirwamana batabizi. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Amaraso bisha abantu se? Reka da, bicaga inyamaswa.
mayi kuko uwishe inka yavuze ngo ubaga inka abanye nk'uwishe umuntu. Saravuga ngo ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Imagine kuko ibi bintu ntabwo bihishura Imana, ibi bitambo ntabwo bifasha kuhishura Imana. Geri tukwiye kubyumva. Umutima w'urukundo rw'Imana nturahishurirwa benshi muri iki gihe. Ntibawuzi umutima w'urukundo rw'Imana. N'ijambo urukundo ni ijambo, ni ukubura icyo tuvuga. Twagakoresheje irindi ryihariye bije ku Mana. Unfortunately tuvuga kukunda ipusi, ni kukunda inka, ni kukunda Imana, ukarwita n'urukundo rw'Imana. Urukundo nyine twibwira ko ari bimwe. Ntabwo ari byo. Ni kimwe, rimwe na rimwe ni ikibazo cy'indimi. Urugero Imana yabwiye, Yesu yabwiraga Petero agiye gutandukana, agiye kugenda. Haro ngo Petero urankunda? Maze Petero akavuga ngo ndagukunda. Arongera Petero urankunda? Ubwa kabiri avuga ngo ndagukunda. Ubwa gatatu akamubwira aragira inama zanjye. Ubwa gatatu aramubwira Petero urankunda? Petero aravuga ngo ndagukunda. You see, now hari igihe kibi kibazo cy'indimi. Ariko mu rurimi originally aho yaravugaga Petero aho mu Kigiriki agapeo mi urankunda, unkunda urukundo rw'Imana, unkunda nk'uko Imana ikunda abantu. Agapeo mi uzi ukuntu ngo Petero yasubizaga I feel you. We ntabwo yavuga ngo agapeo you, yaravuga I feel you. Mbese Imana ambwiritse Petero wumva urukundo rw'Imana, ni nko kumuhisha ibi byose twakoze, uko nabaye, uko naberetse, ubu wamaze kubona urukundo rw'Imana ni narwo nkundisha. Akajya avuga ngo ya ngukundisha urukundo rw'abantu. Nicyo Petero yamusubizaga. Yesu aramubwira do agapeo mi urankunda? Bakamubwira I feel you. Now rimwe na rimwe ni ikibazo ngira ngo cy'indimi, rimwe na rimwe kandi cyo kirakomeye kubera translations, gukura hamwe bazana ahandi. Ariko ikindi ngira ngo nanone n'ubukana bw'ubwiza bw'Imana tuburira amagambo. So ibintu byose ubyita ugatesa ko urukundo ari rumwe ruri kuvugwaho. Hari urukundo rwa rundi rwahawe ishusho, description yarwo. Bakorinto ba mbere 13:5 bavuga ngo uru rukundo ngo ni rutekereza ikibi ku bandi. Waruzi ko nk'iyo ngingo ubwayo ihagije kukwereka uko Imana itekereza? Waruzi ko cyagiye yadekrivaga urukundo rw'Imana ngo iyo rukurebye rutagutekerezaho ikibi? Mwene mujye mubona ko ibi bintu biri impossible, kuko iyo bitekereje mu buryo bw'umubiri uravuga ibi bintu ntibishoboka. Ngo ni rutekereza ikibi ku bandi, rero nikuremo ko bangiriye nabi. Ariko ari kwerekana, ari kudekriva urukundo rw'Imana, atwereka ngo nguko uko Imana ibigenza. Ntirutekereza ikibi ku bandi, ngo rwishimira ukuri, ntirwirarira. Uru rukundo ngo rubabarira byose, rwihanganira byose, ngo kandi rwizera byose. Ngo hari wanabitekerezaho ukumva ubundi ibi bintu ubundi logiquement birumvikana, uretse kubisoma ducaho twihuta twumva ari poem, ari igisigo cyiza gisona neza, ariko bitekerezeho ibyo ubundi birashoboka ku bantu. Niba hari naho utekereza cyangwa uri kugereza kubyigana, mubwije ukuri ko uri kuruhira ubusa. We kwivuna rwose ntibyagukundira wowe ngo kutagira umuntu utekerezaho ikibi. It is impossible. Ni gute se nta mutekerezaho yangiriye nabi? Ni gute? So nirarire rero mvuge ngo ntabwo ndi kubitekerezaho kandi byanyishe mu mutima. Tekereza ngo rubabarira byose. Bitekerezaho, utekereza ko wababariye byose. Hari ibintu babarira ibindi ukavuga utoye ibindanze. Ibi ni ugukabya kubabarira. Isn't it? Siko bikumerera. Ariko ngo rubabarira byose. Nawe bitekereje uru rukundo ni filio, ubwoko bw'abantu bwo gukundana. Reka da. Ari kuvuga agape. Ari kudekriva, ari gusobanura uko urukundo rw'Imana ruteye. Mwumve mbere yuko utangira kumva kuri kukubwira ngo bikorera abantu, ari kubanza kubwira ngo ngibi by'Imana igukorera. Nguko uko Imana ibibona, ngo rubabarira byose. None agavuze ngo urarwinginga ngo kugira ngo rukuba, no, rubabarira byose utaranagira ibyo usaba. Sari kuvuga ngo urukundo rw'Imana rurya rubabarira byose, zo rwababariye byose mu buzima bwawe.
sinjye ubihimba ibi ku bantu ntibishoboka. Icyakora ni ukuri 100% ku Mana. Uri kubibona? Ndi kuvuga ngo ubukana bw'urukundo rw'Imana, ubukana bw'iby'Imana yakoze muri Yesu, ubanza bwarakabije, tunaniwe kubwumva, turavuga tuti ntimugakabye, ntimukarengere. N'Imana nayo igera ikavuga iti urananiye. Muri ubwo buryo umunsi Yesu yaje yahishuye urukundo rwasumbye isi, rwasumbye ijuru, rwageze ikuzimu n'abari barapfuye rurahahindura, rwahinduye isi ruhindura ikuzimu, rukora ahantu hose. Bibiri byita ngo urukundo ruruta uko rumenywa. Utekereza ko turuzi? Ruruta uko rumenywa. Iryo jambo kuruta uko rumenywa ari kuvuga ngo ruruta siyansi, mu yandi magambo rurenze logike ya muntu, bararuhishurirwa n'urw'ubumana. Ni narwo iyo rutangiye kuruhishurirwa bikurenga, rurakurenga ugatuza. Ariko ntabwo utuza gusa kuko wacecetse, ruraguhindura. Si ibitangaza by'uru rukundo. So iyo umuntu ari kuvuga urukundo rw'Imana, abantu biyumvira filiyo, biyumvira urukundo rwa muntu rusanzwe, ntibazi imbaraga z'Imana zikorera mu rukundo rwayo. Nayo mpamvu muzabona mu isezerano rishya ari kuvuga kwizera gukorera mu rukundo. So urukundo ni energy, ni imbaraga zisunika umuntu, ni ubutwari utaresista, ni igikorwaho gihindura, gifite imbaraga za rukuruzi n'imbaraga zihindura, rufite ubumara bukiza, buvura, bubohora, buzura n'abapfuye. Nuko ikibazo iyo humvikanye urukundo rw'Imana, twe twiyumvira urw'abantu. We have no idea, ntacyo tubiziho. Twanza tukicara tukavuga ngo muravuga ngo Imana yaratubabariye. Rubabarira byose. Ibyo ntabwo ari, ibyo ni biri muri kapasite ya muntu, ibi ni biri mu bushobozi bwa muntu. Noneho ko abantu batababarira byose kandi bareba ibibi ku bantu, bibwira ko ari nako Imana ikoze, bakavuga bati Imana ntibishoboka. Who do you think God is? Utekereza ko Imana ari iki? Oh my. Yesaya arimo ahanura, aravuga ibi bintu byose mwihangiye, mwihimbiye, mwanyongereyeho, mwishe inyamaswa. Ariko uri kubona uburyo Imana ikunda n'inyamaswa. Ariko nese ubu yabiremye itabishaka. Muzize ko ibi bidukikije, ibi byaremwe bidukikije, niyo hari na gahunda zo kuvuga ngo turengere ibidukikije, rimwe na rimwe bavuga ngo ni iby'umubiri. Ubundi surimbura ibintu by'Imana yaremye, utekereza ko ari umuswi birema? Muzakureho amashyamba n'ibintu byose bibakikije, murebe ko mutiremera ubutayu, kandi ubwo butayu bukabazanira ingaruka. It is the wisdom of God. Buri kantu kose yaremye kari gafite impamvu zako. So dutekereza ko ari iby'ubwenge, n'ukugwa kwa muntu kwatumye atekereza mu buryo bupfuye, butuma rimbona n'ibyo atunze, n'iby'Imana yaremye byose n'ibimukikije, n'ubundi akizanira kurimbuka. Mu bwenge bwe bugufi yumvaga kandi ari umuhanga. Urukundo rw'Imana, tekerezaho yavuga ngo Imana igaburira inyoni. None se reka mbanze nkubaze, Yesu ari kutubwira ngo twitegereze inyoni, ngo nazo arazigaburira. Ubu Imana ntiyita ku nyoni? Ubu se wagaburira ikintu utacyitaho, utagikunda? Imana ikunda nature, nature. Nusanga ukunda nature, nature uyikunda, si wewe Imana yo noneho yayiremye, uteza ko yayiremye itayikunda? Igaburira n'inyoni. Yesu akoresha iyo analogy, yaravuga ngo mutekereze uburyo yita no ku nyoni, za zindi mwebwe abana babona bakumva bazirasa cyangwa bazihohotera, ngo zizitaho. How much more ngo mwebwe ntimushobora kurondora uburyo ibemera. Niwarondora uburyo igukunda, n'uyu munsi icyo uzira
uzira kwihangira gutekereza iby'igutekerezaho kandi atari iby'igutekerezaho, uzira kwiciraho iteka itaguciraho iteka, uzira kwizirika no kwibohera mu nguni runaka ubifashijwe n'abandi bakwigisha kandi atari ko Imana ibibona, uzira bakwereka uko Imana imeze kandi atari kwiri, si kwiteye, si kwikora, si kwimeze, ishusho yayo twayibonye nabi. Umuntu iyo yangiritse ibintu abibona mu buryo bwangiritse, mu buryo bubi, akibwira ko ariko biri kandi atari ko biri. Uzambara amarinete atukura, uzabona ubuzima n'isi yahindutse itukura. Uzambara amarinete yirabura y'umukara, uzabona ibintu bitangiye kwijima. Niko bigenda, biterwa n'uko ubibona n'amaso yawe uri kubirebesha. Nawe ndi kuvuga ngo uru rukundo rw'Imana rwo rubabarira byose, rwihanganira byose, nirutekereza ikibi ku bantu. Ibyo wabyihanganira, ibyo bikwereka ngo nibiri ku rwego rw'abantu, n'urwego rw'ubumana y'amadekriva, yerekana ubukana, ubwiza budusumba, buturuta bw'urukundo rw'Imana. We baguhaye amahitamo, wavuga ngo runaka ajye mu ijuru, runaka ntuzajyeyo, runaka, buri wese bamuhaye amahitamo, we hari abo wahita iki? Si ibyo? Reka baha amahirwe n'undi, azitonda arebe, ahere kuri wowe, avuga ati ya wowe nawe bayikwime. Uzi ukuntu byagenda, wasanga nta n'umwe uri mu ijuru. Twese twabwirana tuti ngewe bo nuva bajyayo, niba ari usibye uyu, ubwo nabo babaha amahirwe, nabo bajya bakuramo bamwe babo, wasanga nta n'umwe ugiyeyo. Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo rutagira ikigombero, ruturenze rwose, kandi ko atari amahitamo y'abantu kugira ngo bajye mu ijuru. Sesa abantu bazabihitamo, si n'ubuhamya bwabo Imana izagenderaho. Imana yaradukunze, iduha umwana wayo, yisanisha natwe ngo ubumana bucungure ubumuntu. Imana ishimwe kuko iteye neza kandi ko iteye uko iteye. Yesaya arahanura akavuga ngo ibyo bintu muri gukora, ibyo bintu byose muri gukora ntabyo nkeneye, nta n'icyo bimbwiye, nta n'icyo nabivuzeho, n'ibihimbano byanyu. Samweli yaramushimangiriye, abivuga gutya muri Samweli wa mbere 15 umurongo wa 19 kugeza 22. Aravuga ngo none se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka, ukikubitira iminyago, ugakora ibyangwa n'Uwiteka, ugakora ibyangwa n'Uwiteka. Wumva icyo yita gukora ibyangwa n'Uwiteka. Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abameleki, n'Abameleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza, mu zarimburwaga kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe Gilugari. Babitambire Uwiteka Imana yawe. Ibitambo ni ikibazo gikomeye. Samweli aramusubiza ati nguyu noneho umuhanuzi agiye kumuha umutima w'Imana. Mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumvira? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Ngibi ibintu bari baraje bashyira imbere. Ibintu ntiyaracyumva, abantu bari batacyumva, apfa kuba afite igitambo, araza kugitamba nyine ababarirwa. Ibitambo byabaye ibitambo, birageraho bitakaza n'ishusho yo byatangiranye mbi, noneho byarushijeho kuba bibi kurushaho. Yesaya nako uyu muhanuzi Samweli aratangara, aravuga ati Luka, wari uzi ko Imana rero yishimira ibitambo? Niko bari babizi. N'uyu munsi twibwira ko ishaka ibitambo tuyitambire ibi tuyitambire biriya. N'uyu munsi niko benshi babizi. Samweli aramubwira ati rero nikubizi, kuko urumva urwitwazo rwa Sawuli yaravuze buti ibyo uri kuvuga ngo nakoze bitari mu murongo, burya twafashemo inyamaswa zo gutambira Uwiteka. Urumva ari kuvuga gutambira Uwiteka. Arambwira ati se ibi byo gutamba ni ibiki hadi? Hadiya ninde wakubwiye ko Imana ishaka ibitambo? Cyangwa ishaka relationship, ishaka ubusabane bwawe nayo? Uzi ko ubusabane bwawe nayo budakwiye kuzanamo ibyo bitambo byo gutamba izo nyamaswa?
harya iyo utamba ibitambo uba ugamije iki? Ni ukugira ngo usabane n'Imana. Intego yo gutamba ibitambo ni ukugira ngo usabane n'Imana. None iyo ubwo busabane buhari, ubwo ibitambo buki bikeneye. Yesa tekereza umuhanuzi amwera ari kubivuga kera na Kristo ataraza. Uko nzabereka ubutaha uburyo Yesu abihamya ibyo ngibyo Yesu amwera avuga, uburyo Yesu abihishura. Ariko ndagira ngo dusoreze kuri iki. Samweli ahishurira Sawuli uwari umwana ati niba wabyibeshyagaho, burya Imana ntabwo ikeneye ibitambo. Icyo yifuzaga ni ukuyumvira. Uzi kumvira icyo ari kuvuga ni umutima, ni umuntu wumva Imana ishaka iki. Mu gihe yambwiye ati Imana ntabwo ishaka ibitambo. Ibitambo z'iki Imana ishaka? Imana ishaka that relationship, ubwo busabane. Muzi ko ubwo bwakunze muri Kristo Yesu ubwo yiyungaga n'umuntu mu Mana n'Imana, umuntu yuzwe n'Imana muri Kristo Yesu. Ubwo busabane buhari, ubwo Samweli ari kuvuga mu marenga, ntabwo ari ibitambo Imana ishaka, ntabwo ari ibyo ishaka. Uyumvira ishaka that relationship, ijwi ryayo ryumve nawe. Ubwo busabane, ibyo byari gukunda 100% muri Kristo Yesu. Ibyo rero ari kubivuga ariko kandi aca n'amarenga ibyagombaga kuza ko yari umuhanuzi. Bakundwa, ubwo busabane twifuzaga bwaraje. Kristo niwe busabane bwacu n'Imana. Ntidukeneye ibitambo kugira ngo biduhuze n'Imana, kuko ubu turi umwe nayo muri Kristo Yesu. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo aho uherereye hose, ngo ubuntu bwayo bwo guhishurirwa cyane umukiza Yesu Kristo n'umurimo we uhagije bihindura ubuzima bwawe, bikumurikire. Umucyo we ni uko utamukirukire cyane, umunsi ku wundi wiyongere kugeza ku manywa y'ihangu. Ndatuye ngo ku buzima bwawe habeho kwimuka uva mu isi y'umwijima y'ikinyoma y'ibitambo, wimukuza mwinshi yishimwe no guhimbaza umenya neza icyagukorewe n'icyo wahindutse cyo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom.